Hello ndagusuhuje cyane kandi nguhaye ikaze kuri YouTube channel yawe, YouTube channel yanjye RN Agape. Uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro kireba cyane cyane abagabo. Uyu munsi ushobora kuba wibaza ngo ese ni izihe mpamvu zishobora gutuma umusemburo wa testosterone ugabanuka ku bagabo? Ese biba byagenze gute? Ese ni iki cyakubwira ko wagabanutse? Ibyo ni ibibazo byinshi ushobora kuba wibaza. Uyu munsi rero naje gukuraho urwo rujijo turebera hamwe icyo ubushakashatsi buvuga ndetse na siyansi. Hari impamvu nyinshi zigiye zitandukanye zituma uyu musemburo ugabanuka, ubushakashatsi bugaragaza, ariko reka tubanze tumenye ngo uyu musemburo wa testosterone ubundi umaze iki ku bagabo. Iki kiganiro ni icy'abagabo, niho kireba niba ufite umugabo cyangwa se musaza wawe, kimushayaringe kugira ngo abashe kumenya ibintu kuko ni ingenzi cyane. Testosterone ni umusemburo w'ingenzi cyane ku bagabo, ugira uruhare mu gutuma abagabo bagira imbaraga z'umubiri, ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, ukomeza imikaya ndetse n'amagufwa ndetse no mu marangamutima. Ni umusemburo ukomeye cyane ugira uruhare rukomeye mu mubiri cyane cyane w'umugabo, bitavuze ko n'abagore batawugira, ariko abagabo nibo bagira cyane. Hari impamvu rero zigiye zitandukana zituma uyu musemburo ugabanuka, ndetse turi burebere hamwe n'ubusobanuro butuma izo mpamvu zibaho. Ese iyo uyu musemburo ugabanutse biba bimeze gute? Impamvu ya mbere ni ugusaza. Umugabo ukuze ufite imyaka iri hejuru, cyane cyane ubushakashatsi buvuga ko umugabo uri hejuru guhera ku myaka 30 kugera ku myaka 35 bugaragaza ko testosterone yiwe cyangwa se uyu musemburo ugabanuka ku kigero cya 1% buri mwaka, kandi twabonye ko uyu musemburo ari wo utuma abagabo bagira ubushake mu mibonano mpuzabitsina, atuma bagira imbaraga. Twabonye akamaro k'uyu musemburo cyane cyane. Uribaza ngo biba byagenze gute? Ni ukuvuga ngo kuri iyi myaka 30 kugera ku myaka 35, mbese testikire cyangwa se udusabo tw'intanga twakoraga iyi testosterone, ikorwa ryayo riragabanuka, ndetse na komande y'ubwonko cyangwa se ubwonko nabwo buri mu bintu bifasha gutuma uyu musemburo uzamuka, butanga sinyare nkeya. Ukibaza ngo se ni iki kizanyereka ko ibintu byabaye, habayeho iki kibazo? Icya mbere, igitsina cyawe nk'umugabo uzabona cyagabanutse mu ngano yacyo, ndetse nujya no gukora imibonano mpuzabitsina bikunanire, nyine ubone hari ikintu cyahindutse mu buzima bwawe ukurikije na mbere uko byabaga bimeze. Kunanirwa vuba cyangwa se kugira stress, ibyo ni ibintu ushobora kubona nk'ibimenyetso bishobora kukwereka ko testosterone cyangwa se umusemburo wagabanutse kuri wowe. Icya kabiri, kugira stress ikabije bituma uyu musemburo ugabanuka, kuko hiyongera hormone ya cortisol, kandi iyi hormone iyo yiyongereye cyangwa se uyu musemburo wa cortisol iyo wiyongereye ituma testosterone igahagarara ikagabanuka. Ikizabigaragaza rero ni uko uzagira ubushake bukeya, gutakaza imbaraga, ndetse ibinure byawe byo mu nda biriyongera cyane, ukabona wabyibushye, inda yabaye nini. Icya gatatu ni ukubura ibitotsi bihagije. Ubundi hari amasaha ubushakashatsi bugaragaza ko, cyangwa se umuryango w'abibumbye ushinzwe ubuzima wa OMS bugaragaza ko umuntu aba yagakwiye kuryama byibuze ni kuva ku masaha 6 kugera ku masaha 8 aryamye aruhutse. Rero kubura ibitotsi cyane cyane abagabo basinzira kuva ku masaha 5 kugera ku masaha 6, habaho igabanuka rya testosterone y'uyu musemburo ku kigero cy'10 kugera kuri 15% mu cyumweru. Urumva ko ni ibintu biri hejuru cyane, kuba umuntu ataruhukana ibindi bibazo
bikomeye, ndetse ubushakashatsi bunagaragaza ko uyu musemburo ukorwa cyane cyane iyo umuntu asinziriye, yagize deep sleeping. Iyo asinziriye cyane, muri cya gihe asinziriye nibwo uyu musemburo wiyongera cyane, ndetse ni nabwo ukorwa, nibwo ikorwa ryayo riba riri kubaho. Rero urumva ko umuntu udasinzira bihagije ntabwo uyu musemburo wa testosterone ukorwa. Icya kane ni obesite cyangwa se umubyibuho ukabije. Ni ukuvuga ngo ibinure bigira enzyme yitwa aromatase. Uyu musemburo wa aromatase uhindura wa musemburo wa testosterone twabonye w'abagabo, ikawuhinduramo estrogene. Iyo uyihinduyemo estrogene urumva uba ugize umusemburo w'abagore, umusemburo w'abagabo uba ugiye. Icyo gihe ni cya gihe uzabona ukabona umuntu w'umugabo yatangiye kugira amabere, igitsina cye cyagabanutse, mbese n'uburyo yashakaga gukora imibonano mpuzabitsina bw'uburumbuke bwagabanutse. Ibi bintu rero by'umubyibuho ukabije bikaba binatuma habaho kutaringanira kw'amahormone, cyangwa se amahormone aba deranje, cyangwa se uburinganire bwayo mbese ntabwo buba bumeze neza mu mubiri w'umugabo. Icya gatanu, indwara zimwe na zimwe nazo ziri mu bintu bijya bituma uyu musemburo wa testosterone ugabanuka. Wakwibaza ngo izo ndwara ni izihe? Ishobora kuba indwara ya diyabete ya kabiri, umuvuduko w'amaraso, indwara z'impyiko, umwijima, agakoko gatera ubwandu. Izi ni indwara nyine zishobora gutuma uyu musemburo wa testosterone ugabanuka, ukagabanya ubushobozi bwayo, uko indi miti umuntu aba afata buri munsi. Rero ihungabanya imikoranire y'amahormone mu mubiri, cyangwa se imisemburo mu mubiri w'umugabo, bikaba byatuma testicule cyangwa se udusabo tw'intanga dutakaza ubushobozi bwo kuba bwakora iyi hormone, cyangwa se uyu musemburo wa testosterone. Icya gatandatu, inzoga nyinshi n'itabi. Inzoga nyinshi n'itabi zangiza amaseri cyangwa se amaserire atuma amaserire y'uyu musemburo, cyangwa se atuma uyu musemburo wa testosterone ubaho. Rero bikaba byatuma amaraso atagenda neza, adatemberera neza, bikahungabanya n'imikorere y'imisemburo uburyo ikorwamo. Icya karindwi, imiti imwe n'imwe umuntu afata ishobora guhungabanya uyu musemburo, ugatuma udakorwa ku buryo umubiri cyangwa se ubwonko bugahita bwiyimajina ko uyu musemburo wa testosterone ufite mu mubiri urahagije. Nimba uhagije rero nta mpamvu y'uko wakomeza gukorwa, bigatuma uyu musemburo uhagarikwa. Iyi miti myinshi ishobora kubitera, ushobora kubamo imiti myinshi igabanya uburibwe. Iyo wayifashe ari myinshi ishobora guteza iki kibazo. Imiti ya prostate iri mu bintu byateza ikibazo, bigatuma ubwonko butanga komande cyangwa se itegeko, ubwonko bukimajina nabwo, kuko ibintu byose, imisemburo yose twabonye ko ubundi ikorwa n'ubwonko, kubera ko ubwonko bwatanze komande. Iyo ubwonko rero butatanze komande, ubwonko bukareba bukabona hari ikintu runaka, ntabwo iyi misemburo ushobora gukorwa. Kubanga iyi miti rero nayo, kuba ko uba uyifata buri munsi, ubwonko bwibwira ko umusemburo ufite wa testosterone uhagije, bikaba byatuma rero ikorwa ryayo rirahagarikwa, ntukomeze gukorwa. Icya munani, bagabo mudakora imyitozo ngororamubiri. Imyitozo ngororamubiri iri mu bintu bituma iyi testosterone, umusemburo uzamuka karemano, atari uko hari ibyo wariye cyangwa se hari ibyo wanyoye imiti runaka yatuma umusemburo uzamuka. Gukora imyitozo ngororamubiri rero ni byiza, ni byiza, ni byiza ijana ku rindi. Gerageza uyikore, kandi uyikore ubikunze, atari ukuvuga ngo ni itegeko rya muganga. Rero umuntu udakora imyitozo ngororamubiri, uyu musemburo uragabanuka. Icya cyenda, indwara za testicule cyangwa se indwara z'udusabo tw'intanga zituma uyu musemburo udakorwa neza, kandi twabonye ko uyu musemburo wa testosterone aho ukorerwa. Rero ndumva ibyo ngibyo ari byo twaganiragaho
Ibyo nibyo by'ingenzi ubushakashatsi bugaragaza cyane cyane nk'impamvu zituma iyi testosterone igabanuka. Hari ibimenyetso rero uzabona bikwereka ko iyi testosterone yawe yagabanutse: kunanirwa gukora sex cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina. Icya kabiri, ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina buragabanuka, libido. Amabere ku bagabo, ugasanga umugabo yatangiye kuzana amabere kwa ko ya testosterone yagabanutse, ahubwo hari kwihaganza wa musemburo wa estrogen. Kugira stress cyangwa se depression, agahinda gakabije no guhangayika biri mu bintu bishobora gutuma, ni ibimenyetso nyine bishobora kukwereka ko wagize iyi testosterone yabaye nkeya mu mubiri wawe. Iki kiganiro rero cyari icy'abagabo. Abagabo benshi bagiye barekarama kuki tutavuga twebwe tutagira ibintu tubwira. Ni ukuvuga ngo ibi ni ibibazo abagabo benshi bahura nabyo, ndetse bakanaceceka ntibabivuge, bakumva ko umugabo wabivuze aba nyine ni ukwitesha agaciro. Ariko ni byiza kubaza nimba ubonye ibibazo bimwe n'ibi ngibi. Iyi ni incamake y'ibyo tuvuze. Ugiye kwa muganga bakagufatira ibizamini, bakavuga ibimenyetso byawe, bagakora byimbitse ibindi bushakashatsi banakubona bitewe n'ibimenyetso wagaragaje. Bashobora kureba bakamenya indwara ufite, ndetse bakamenya n'uburyo bagufasha, bakakugira inama z'ubuzima byo wakora. Bagabo rero murabona ko muri iyi minsi mbitayeho, nimukore subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye tubana buri munsi uko dushyizeho ibiganiro kuri ino channel yawe ya RN Agape. Ibiganiro byo kuri RN Agape rero nakagaruka, ntago birangiriye aha ngaha. Buri munsi ngiye kujya mbaha ikiganiro buri munsi. Rero munyereke urukundo, mukora subscribe kugira ngo nanjye bintere courage, nanjye njye mbaha ikiganiro buri munsi. Nakagaruka rero, ciao ciao.